uyu mwana turi kumutoza kuba kapiteni, ni nayo mpamvu agarutse ati bayobozi baduhaye uburenganzira abayobozi, none ndabashimiye umwanya twamaze hano dukora iyi myiyereko, naho ubutaha rwose ati turacyakomeje kandi turi ku murimo kandi umurimo tuzawukora. Bayobozi ati natwe hano turabashimiye rwose, ati Kicukiro umwere rwose uyu mukomanda wari utuyoboye amashyi. Bayobozi ene Kagugu yemeje Kagugu iyo ashira ene bayoboye n'umukike abamukike rwose bamwita Diana kubita neza wabonye yewe rwose ukata mukono abaje gusaba uburenganzira bitegura baba n'abavantiriye begereka tubaze gushimira itorero neza cyane rwose mubaha amashyi. aba ni bamwe mu bayobozi bitegura kuba abayobozi bakuru bahindukiye ati bayobozi b'itorero namwe turabashimiye bizera namwe rwose turabashimiye kutaba muri iki cyiciro no guhomba ukanyabazigara rwose ni ukuri kutaba muri iki cyiciro ni ukunyabazigara no guhomba watesheni ini Karisiti wabonye rwose Karisiti rwose mu kwa cyenda ugomba kujya gushaka gahunda y'ipeti abayobozi bakuru bose bari kubyumva ata neza cyane abayobozi bacu yabyumvishije cyane mubaje rwose kuri iki cyiciro cy'abakinnyi batubwiye ko ari umusefudide itorero intara izajyana abantu benshi mu ngando nibo bazatangira inshingano aho bazatangira inshingano. Reka rwose tubashimire bajyene musoze musoze rwose muhindukira nk'intore z'Imana ngo tutabanyika rwose intore z'Imana muri iki kiganza rwose tubashimire rwose bajyene abaje kuduha uburenganzira bwose. Umuyobozi agenda neza ubakurikira abaje nabo kwaka uburenganzira usanti muri iki kiganza rwose mubashimire. reka dusabe manzi wari uyoboye agaziteni w'uyu munsi wari uyoboye igikorwa aze ashimire ko twacyumbuwe twakiriye jayene ati ngaramubwira ngo uyu munsi gusa ni ibyishimo. jayene guhera ku myaka 22 kuzamura bose jayene muri uyu munsi turabakiriye nawe bavuze ngo muri iki cyiciro ntabwo bahatangwa atambukana mucyo rwose kugira ngo gihuka gerage indimi none abakugira bone rwose muri iki kiganza turashimira kuko bana bavamo abayobozi bakuru gerage bakuyajya uko abayobozi adiri y'itorero neza gerage abonye za rubaga impande umuntu urwaye rubaga impande tumurangira mu cyiciro bakamwigisha rwose izi ndimi bari kuvuga gerage nawe uze gukura mu rwanda rwose izi ndimi tuzigisha hano ku buntu abagabo rero aba bakaba bambaye na furari n'abamarayika batatu kwisa ari nayo mpamvu dukora ngo kuriya jawuka wanamvuga ati turi kubashimira dufite byinshi ariko ntizabyerekana hano muri iki kiganza rwose turashimire tubabwira ati bajyayene isi rwose bahindukira bavuga bati dufite byinshi yego rwose atari kuyiwa ati tubaye tutuye ariko se amazi
umukobwa uri kuri iyo furari hajya muramureka rero uboneka mu byahishuwe ni nayo mpamvu tumaze iminsi twiga icyigisho yego byaba bikiri